ufite imyaka mikeya afite imyaka 17, ufite myinshi afite 55. Urumva ko ingeri zose kandi zifite abo bantu nkamenya kwirirwana nabo, ufite 55 nkagera 56 kugira ngo twumvikane, ufite 17 igihe nkagera 16 kugira ngo bigende neza. Niyo mpamvu mubona mwanyumvise kubera hano mu kubarera mu buryo bw'uyu mwuga w'ubudozi. Ni umwuga uba utoroshye, usaba kwihangana ndetse no gukomera. Baza ahangaha batazi gufata urushinge, ariko mu gihe gito cyane baba babimenye. Ubwo kumenya kwijanisha nabo bakabona ko turi umwe turi kumwe. Mu gihe gito kitarenze amezi 2 batangira gukora nka nyakabyizi kandi baniga. Mu minsi tumaranye bari abanyeshuri kandi ari n'abakozi ba Mama Batatu Fashion House. Kuko rero tuba twabashyize ku murongo dutyo, baboneraho kumenya kwizigamira mu buryo bwagutse. Kuko kuri uyu munsi wa none abagomba gusohoka hano afite icyarahani cye. Aba bana mureba hano ubu buri wese afite imashini ye, ndetse n'ababashije kuba bimeze. Ni ukuvuga ngo umwana wese wize aha agomba gusohoka muri uyu muryango atahanye igikoresho, kuko ntagomba nifuza ko bongera gusubira mu bushomeri. Ntibagenda gusa, ahubwo nkomeza kubaba hafi mu buryo bwo kubaha imirimo. Kuri iki cyiciro turangije, aba bana babaye imfura cyane, banyumva kurushaho kubera kubigisha no kumenya gukora imishinga. Bashoje bafite umuryango wabo hano bakodesheje, bari butangiriremo ibikorwa byabo. Turi busaba abayobozi ko bajya kubafungurira uwo muryango bakabahesha umugisha, ubundi ibikorwa byabo bikazagenda neza. Kandi nanjye kuba bagiye mu muryango wabo ntibisobanuye ko amaboko yanjye barekuye. Nzaharanira kubaha akazi kugeza aho binaniwe, kandi nzi ko bitazashoboka kuko Mama Batatu dukorera ku gihe, ntitwica gahunda. Ntabwo turi ba batayeri ba kera, ba bandi umuntu yavugaga ati sinjyayo kuko n'ubundi azanyereza. Twebwe umunsi tuguhaye n'uwo, gahunda tuguhaye niyo, ikiza twagusezeranyije turagikora. Turashimira cyane ubuyobozi bwa RTB yo yabashije kugira abana itugenera, ikababa hafi mu mushinga wa SDF. Barakoze cyane kuko babaye inyunganizi ikomeye muri iki kigo cyacu, kandi tukabasha noneho gukomeza kubona umubare mwinshi wo gukira kuri uyu murimo. Umurimo w'ubudozi ni umurimo mwiza, ni umurimo nk'uko bakomeje kubivuga utasaza. Niyo nyakirizo baza bagasanga ahangaha. Bose baza ahangaha ari muri plan B. Buri mwana muri aba turaganira akambwira icyo yifuzaga kuba cyo mu buto bwe cyangwa se mu buzima bwe. Ariko amubwira yego byari byiza, ariko kuko bitakunze muri plan B birashoboka. Kandi birashoboka ku buryo bw'umwihariko, kuko iyi plan B uzigera ubura amafaranga. Abe make azagwira, kandi bakanyumva neza. Imana ikomeze kubaha umugisha. Mwababonye bambaye bo bidodeye, nanjye numva nategereje gusirimuka neza barandodera. Ntimugire ikibazo, nimugire ubwoba ngo mvuge se abakari ubwo bakirangiza bari abanyeshuri bite, bamaze amezi 2 ahangaha baba ari abatayiri. Nkomeje kubashimira cyane rero, navuga byinshi bukira bugacya. Aba bana banjye bose mubona barangije baza agaciro ka ejo heza, ariko nshimira ubuyobozi bwacu cyane bwa hafi hano ku murenge, bukomeza kutuba hafi mu gihe tubwiyambaje bakatugeraho bihuse. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, mukomeze kugubwa neza.
murakoze mwarimu w'ishuri.